kavukire friend. Mwebwe mumeze mute? Keve tapinga. Emi gutukana hano ntago byemewe. Emi amagutukana tumute mu bishanga. Oya ni kehature niba asaba imbabazi nayisaba turamubabarira. Nada imbabazi turamuta mutatu tumuboroka. Turamubroka. Tumuboroka. Nzovu biri kuganiza abakunzi bawe bagikundiro bose barimo baravuga mu mazina. Afanereyo turakubita igikona kuwa gatandatu. Ariko Nzovu nubwo ufana nge sinyifana ariko ntago nawe urumva nta rutugu rusumba ijosi. Okay. Ufaniye ikipe se? Ngende aperi no mu maraso. Nta kibazo ega twese ikipe dukunda kandi abantu bahuza ikipe ariko afana tuye dukundana. Forever ashaka kuvugana nawe. Bake request mu bazamure. Mwatapize tubazamure. Kura watu bayaje kuturemera sibyo bigenda. Forever Africa TV. Ashaka kuvugana na Nzovu. Yes, mumeze neza papa. Nzovu amakuru. Neza turashima. Harya wa muhanzi ngo wari urimo kwamamariza mu gitondo bamwitana. Umuhanzi? Kwamamaza? Umuhanzi wese w'indirimbo se? Uriya muhanzi mwari muri kumwe mu gitondo bamwitane. Nabivuze mu gitondo mu kiganiro se cyangwa n'ejo? Oya mwari muri kuri live mu gitondo na Shitani. Umuhanzi. Uriya wagukandiye akanyenyeri. Uramwibagiwe se? Cyangwa ni wowe? Oya ntago ari njye. Reka ndatamukuganya mama y'umunota umwe. Oya nta kibazo none se ndashaka kukubaza ifungwa rya Jackie wagira warivugaho iki? Uriya mugore reka mbikubwire twebwe twagize mu marembo ya gereza turacika. Ushaka urwego rw'isoko n'ejo bundi akora ibintu ngo yafashe impeta arayishingura ngo ayishingura muri toilette byarana akoze ikigamvuga ni se none urabona iyo bagiye kuvidura amabyi mu matoilette yego iriya meta ishobora kuzagira indubu. Ariko Jackie kwafunzwe bamuhaye gasupa. Jackie ntabwo abwirwa yakamwana nuko telefone ye itari yakamwana ubu yishimye byanze bikunda. Oya Jackie Ako saba request bakuzamure. Ariko yatutse ari nundi yatutse no mukobwa wakundanaga na Regis afande Miki ariko uriya mugore nawe bose tuzature ngo yitwazaga bene wabo bakomeye katore kwavamo. Inde Jackie yari afite bene wabo bakomeye bande? Yavuga ngo afite bene wabo bakomeye ngo ntabwo azafunga. Mwene wabo w'umuntu ukomeye usumba itegeko ninde? Niyo yibeshye nye ntawe. Hari ibintu abantu dukora tukabikora twibeshya ariko kajyemo yabonye acikirambwa yamuriye mu gipangu cy'imironko imujyane. Oya
adapfutse reka Eh. turebe ko noneho niba muriye mu gipangu agiye gukomangana mu gipangu agiye kubona imbwira mushishimura imurya akaboko. ariko Nzovu yakaze ko byari byoroshye yakawe yasinze agana ku rukiko ajyana agafite imitsingi ku rukiko baramubabarira. Nzovu Hmm? abantu barimo kuza kuri ino mihanda bano bakiri batoya wabagira nama ki? Nabagira inama ko iyi mihanda nta mikino natwe dukuze nta mikino tugira. Ibyo ni ukuri kabisa. Aba bana tubagira inama ngo ni abasitari natwe tubarusha ubutari ko tugendera ku mategeko. Uko Nzovu ngewe ndumva mu bantu nkuzi muri za 2000 na ndumva ari nka 2000 na nkuzi nko muri 2010 na 10 bashaka inama na kwinjira na gatanu 2010 yakamwana uzi ukuntu yavutse ubushize ngo ariko ngo bagikina na Banyagahene ngo Nzovu ntafungwe nuko nitwara neza. Oya imyitwarire myiza niyo ya mbere kabisa mu bintu dukora bya buri munsi. Kugendera ku mategeko ndakuze nzi itegeko ringonga ese Jacques yikara reka turebe noneho iyi mihanda igiye kumucanga noneho. Oya nagenda sange fata ku mavuta baye bari kumwe muri gereza. Kuko twebwe icyo dukeneye muri societe nyarwanda ntago dukeneye abantu babiba inzangano. Hariyo nura munyagisenyi bitanuza bamwita nduriya w'umupfumu. Uriya w'umupfumu wa mutubuzi impano y'Imana. Impano y'Imana Hariyo na Kiroso nibeshi bariyo. Nafata ku mavuta. Nibeshi bariyo. Nibagende basange impano y'Imana basange sa ako buretse ko wenda bari yabo ubundi we nafata ku mavuta bo ibintu bakora amakuru yabo na amakuru atagize ikintu yunganiraga abanyarwanda. Cyangwa akoze imihanda akora ibibuga bya basket agura abantu nako mituwele ubona nose Jacques yaguze iki koko. Oui. Anyway. Uravuga Emi Nyaruse. Gatwa okay, ubwo umuntu wo gusemba ubwo ni Eminyawu wakoraga kwa Bagiti mbere. We niwe bamutanye Nzovu. Oui. Nzovu. Urabona undi muntu ushobora gukurikira Jackie kuri no mihanda ninde? Ike mukubwira. Jakavu yone pakere ndida. Abenshi barimo gusimba basi. Hari gukwicyo Liza mureba. Ariko Liza nawe yagize icyo avuga kuri Jackie avuga ku cya kibazo cy'imeta Liza arimo kugenda buke. Ahubwo umuntu bita Jihad saba nabashaka kumuta mu mbohero. Ariko Jihad kuva afata ku mavuta yafungwa Jihad asigaye yaragenze gakeya. Bagenze gake ariko twebwe dukora ibiganiro bishimisha tukijya nk'ejo ngewe nakoze ikiganiro ndi Inyandungu muri pariki akagari kamubise hasi ndasenuka kabitanuza wongeze umuro kakirukana kamubise hasi imyenda n'inambaye ihindukiye. Biriya bintu ni byiza cyane aho kugira ngo duhangane. Hari abasimbuka ibipangu bagiye gusambana ugasanga nta terambere ryabo ubu bari hanze. Hari n'abitwa banza bagiye i Bugande. Ese muri iki kibuga twakoze ibintu bishibisha abanyarwanda twanago bya bintu byirirwa mu matiku ugasanga ngo dukora ibintu bizima. Umuntu
wamuretse nanone muri iyi minsi turimo kwibaza umuntu witwa Yaka, tujye kumugira inama. Yaka yagiye kurya inkoko kwande kwa bamwita Rwanda, agezeyo yanajyanyeyo na Kanyombya, inkoko ziwe zirananira niza zinagura Nyabugogo. Noneho Yaka agezeyo avuga ngo wamuhaye ngo amagufwa, mu kwigira amagufwa ni inka se. Ageze kwa Gasuku avuga ngo Gasuku ngo yari isamake ngo aramwiba. Yaka mwana mwese afite inda nini yamunaniye, tujye kumugira inama. Yaka mwana bira nimba sigajya gukora ibiganiro ajyanywe n'inda, akavuga ngo agiye kwa Mushi bamubagiye inkoko, iminono, imitwe y'inkoko, akavuga ngo Yaka mwana yagabanyije inda. Utwo Yaka mwana hari umutipe bita Nyamabondo tumaze iminsi dukwana ikiganiro kwa Igisiraje, nawe ufite inda. Wa mukobwa mugufiya ni mugufi abirwamagana, bamwita Gororios na 60. Nzovu ni umuntu wanjye ndamwemera kabisa. Uranyemera? Ndakwemera Nzovu. Yemera agacupa inyota iranyishe, mfite inyota no kurikuma. Nzovu ejo nzakohereza pe. Wamaka kanya ubwo ejo ndamutse mpfira ijoro. Oya ntacyo. Nzovu ndashaka kugutumira ukaza tukagirana ikiganiro kuri Forever Africa TV. Forever Africa TV. Nta kibazo ndahari, ikiganiro n'ibihumbi 10 make. Harya usigaye utuye hehe? Gikondo. Utuye Gikondo. Oui. Ndahari, reka ngwe ndakubita igikona. Kagenda se na mirange nayifite se. Uwo bitanu nayimuhaye se. Pasteur Manasi. Kagenda se ntatuye hano ku murenge wa Kicukiro. Noneho reka nkubwiye nomero uza Kagenza. Ese Nzovu iyi nimero iri muri screen ni yawe? Okay, reka nyirye screen shot rwose. Banza gushyiraho 0 kugira ngo YouTube itabafunga nako TikTok itabahana. Zanica ha bitanu. Uko bitatu babizamanye bitanu. Ndashaka ko igikona. Yaka afanetese ngo niyo kirimo cyatarajya mu gisirikare. Buriya yaravuze ngo muri zose nta kipe afana, yafanaga TNC. Aguriya mu bata Kanyombya afana rero. Biterwa n'umuntu wayatwise. Amatima kuyatwita harimo ibyo bita deference, ikinyuranyo. Ikinyuranyo urabona nimba nitwa Nzovu kandi mugufiya, Nzovu kandi ni igisimba kinini. Nyina wa Mbogo nawe bakamujyana ngo ni munini kandi ngo ni imbogo. Imbogo ni inyamaswa nini. Mukarujanga ni munini ariko bakamujyana n'urujanga. Ibaze Nyagahene bakamujyana uzaya Nyagahene umunwa usa nk'ihene.
noneho kanyombya aranyombya aragasima bita inyombya kanyombya agira amagambo menshi nk'ay'inyombya. Njye Kiramani naramukatira aravuga ngo agiye kudufasha ngo abakiri ba kera ngo barakubiswe ngo ni abakene, ntabwo bane ba Nyirankende banyambo ngo njye naramukatiye. Ni ukuri kw'Imana naranabivuze, ni ukuvuga ngo twebwe ngo agiye kudufasha. Ku mugani urabona Seburikoni yabwiye Nyagahinga akimara kujya kwa Kiramani, baramubajije ngo mbese ngo kuki Kiramani yafashije ngo Nyagahinga ngo kuki utamufashije. Seburikoni avuga ati mbese ndi Croix-Rouge, kandi koko ibyo Seburikoni yavuze nibyo koko. Croix-Rouge nifasha imbabare zigeze gute. Oui. Aperi inyota irayisanze no kuduha agapirimusi. Iyi nomero niyo ngiyo yerwa na 4-3. Uri garafurere wiwe ubwo mace yeso nese ko izatanya saa 12, mace zanjye nka saa 2, ubwo tuzahita dukora ikiganiro. ku bantu bashaka nimero ya Nzovu dore niyo ngiyo iri muri screen, 0 niyiburamo mumushyirireho rwose nta kibazo. Hari abantu barimo kubaza ngo nimero yawe ngo bayibuze, ariko niyo ngiyo iri muri screen. Hanyuma sinzarana icyaka ngiye kuryama. Nzovu ni umuntu wacu, abantu mufite ikintu kuri mobile money ni mumuhe rwose pe. bamfashe anavuge n'amazina ye, vuga amazina yawe akubaruyeho. Nimero ibariyo niwimuye Emmanuel. Hafi n'umutwe we niho nimero iri ku batarimo kuyibona. Dore ngiyi Bereke hejuru ku mutwe wawe, bakore ku mutwe wawe niho nimero iri hagana hejuru. mu maso, kanyishyire mu maso neza. Ishyire mu maso neza kabisa yego. Nzovu mu mutemo ni umuntu wacu kandi turamukunda cyane pe. Ni umwe mu bantu bagerageje kwitwara neza muri showbiz nyarwanda. Sinema nyarwanda. Oya, bano bantu barakoze, uretse bano bana barimo kuza bakaza kwigira abami, ariko bano bantu bo mu minsi yashize barakoze cyane. Abo ni abana kuri twebwe. Oya, Nzovu ngenda muza acuruza CD za Kabuga ahantu hose, banagenda n'amavuka. Ushyireho ayo ufite yose, ndashaka kumuhereza wangaye angaye wese cy'umutima wawe ugutegetse. Karame Nzovu umusubije neza cyane. i Burundi n'amaguru wava Kigali ukajya i Burundi n'amaguru koko. Veride yajyaga n'amakosa yajyaga ubundi menshi. Verivedey Okay. Isiro yaje guhagarara ariko najyaga i Burundi na Rugari na Volcano na Yahuka. Urabamamarije rwose nta kutabagiriye. Umupaka wundi urafunze baracaye. Volcano se yaca mu kirere ari imodokari. Aperi turi ku bitego 2-1.
Mm. Ngo nene. bararwaye we. Rujugira afite akabari hano Sodoma. Bose ari indyarya. Uziko buriya Rwarutabura ajya dushuka akajya kureba match ya APR hano yakiniye, ariko nibura imatch ya APR sinshobora kuyireba. Ariko Buriya ni nzokunda ukajya tuka ikipe yanjye gutyo kandi ndi sheri wawe. hariyo fana APR. No mu maraso ndi umukara n'umweru. None umva ibyo utangiye. Ubwo uziko buriya tudashobora kubana njyewe nawe. Urankatiye. None kuko njye nigeze kugira umugore tuva kuri match ya Real na APR, APR kigira atsinda mama w'abana turatatwa bagasodoma, tugeze mu rugo urabona yari yantsinze, ndaryama ndeba ku nzu ndeba nako ku ruhande nawe arayakunze, agiye kumbwira arambwira ngo utwo ni kariso nambaye ari umukara n'umweru cyane bwone twese ntabwo mfana feri. wasanze yambaye ikariso y'umukara n'umweru n'isutiye. Nambaye bogisa y'ubururu n'umweru ikabutura. Ese koko mu buri wa mugabo uri umuti w'amenyo kabisa. umukara n'umweru. So va nahise muta yawozo. Ariko uzamubabarire abantu, uzamubabarire kabisa. Kuko dufitanye abana bane se. Ufite amafilime reka nkubwire impamvu. Iki gihe tugezemo ni business, ibiganiro muri Kigali ibihumbi 10 mu minota 30. Filime ziratinda mwana. Uzi umuntu ukinisha bwa saa 3 kugeza nimugoroba, ubwo wenda ukaruka saa 6 ugasanga ibihumbi 10. Ubwo waba yanshatse mfite ibiganiro na bitatu nigira mu biganiro. Igihe tugezemo tureba ahantu hari inyungu. Nzovu umva nkubwire Nzovu, wenda kumva buriya ikintu nabonye bano bakinnyi ba sinema muravunika cyane, kuko nanjye ibintu bya sinema nagerageje kubikina ariko njye mpita mbona nuko utazi filime twake bitega Maître Nzovu. Nigeze gukora bira byo kubangura zamutse ugiye mu kirugatse hasi, twakiniye ahantu bita Nyamirambo hafi y'Amarimbi, igiti ndazi mw'igihugu yega we mita ivunika. Maître Nzovu hariyo Siriya yakinwemo na Shitani. Shitani Roke ayisobanura. Filime ziravuna. Ese iriya filime yahereye Nzovu? Urabona boss wacu Iranzi Fregisi uba muri Amerika ntabwo yumvikanye na Rocky na Amuzo, niho bintu byaje gupfira. Iriya filime ba Shitani bajyaga bayeditingira hano ku ntuza Cosmos gutya inyuma hari imbere yo kwa King James. Ni kwa Amuzosi nyine, Amuzosi ndamuzi. Imbere yo kwa Cosmos afite n'akabari. Hariya mu iwabo wa King James, hari iwabo wa King James. Reba ni imbere y'iwabo wa King James. Yego. Uriya mutipe Amuzosi twigeze guhura nawe. Amuzosi nta nibiryiwe papa, Amuzosi ndanamukunda buri. Plante kuri ubu mustar. We. Uradushaka ku cyumweru? Nge nta kibazo, kuwa gatatu nijoro cyangwa ku cyumweru mu gitondo uzampamagara kuri nomero naguhaye.
ntabwo ndangamira ariko tuba turi mu isi y'inzu urebye nabi nakwirira ku ndangamira. ubwo rero tubona muka yatsinze kumbona bizaba bikomeye ariko ntakunze akazi. Nzovu barimo kuvuga ngo ko babona urimo gusinzira banza ubabwire uwo uriwe kabisa. Bari gusinzira. Ngo arimo arasinzira. Umwanze kundemera. Ni agapirimusi ndabona. Bakita ka mowete. noneho yakamwe nawe ayita Mubimba FC. Mubimba FC. Icya gipirimusi kinini. Bayita Mubimba FC. Nabigikona nuta sejeme. Abagiye mu ndangamirwa Sodoma. Ariko wowe ntabwo ujya mu ndangamirwa. Nazikatiye. Oya ntukajya ujya mu ndangamirwa kuko indangamirwa zirica ntago zikiza. Zirahombye ugasanga abana. Zirahombya. Uragira ngo nawe uzamere nka wa mugabo urimo gutrendinga muri no minsi ngo bamwitaje abari. Oya bamwita yo mu Rwanda. Umwe muri Reyo. Uriya wo muri Reyo Sport. Umwe wari miliyari 2. Ngo yariwe miliyari n'abagore. Mubareze. Ntureba cyamo wete ko cyaje. Kare kose. Ariko sha. Umeze ute oya nyivanyo. Nzanywa agafanta se. Nako ntabwo kemewe. Fanta nayo itagaragaza ikirango. Nuzajya kunywa ikintu turimo kwamamaza. Urimo kwamamaza ntukajya ushyiraho ibyo byapa byabo byarutwe ukagishishura. Kana kintu w'abana duhaye. Kandi ujye umenya ko uri umusitari. Cristiano rimwe yagize gutya bamutumira muri interview ageze ahita asangayo amacupa ya Coca-Cola. Arangije ahita yigizayo. Akiyigizayo mu masegonda 30 Coca-Cola ngo yari ihombye amamiliyari n'amamiliyari. Ihombye? Iyo yari guterekana inzoga n'ikirango ya sosiyete irahomba. Bahari amafaranga bahise bahomba mu masegonda 30 angana n'akayabo k'amafaranga menshi cyane. Biriya rero biriya ni njye wazavoma amazi ya rubine nkajya mu njerekani nkazajya nywa ari mu njerekani. Byaba ari sawa rwose. Uzafata amazi uyashyire mu ijerekani nurangize wandikeho Nzovu. Ubundi nawe izina ryawe rizamuke. Ni Nzovu. Naraturoze. None se ko umva nyine ngo wanjye inyota iranyishe mwandemeye koko kora kuvuga cyane umuhogo utangiye kugenda wanga. ugura ndamuzamura
nomero ngiherwa cyangwa uyu mugoroba satani yawugezemo. ongera ubasubiremo basomere nimero yawe yibasomere uyibabwire. 0783 558 yivuga ugenda gahoro yivuga ugenda gahoro niyo byiza. Uwimu Emmanuel. Ngaho yivuge. Nzovu basengere bakubitemo isengesho. Nabishobora byose mana nkunda. Ndabiragije iri joro harimo benshi bagenze bageze mu ngo zabo banyuze ku mapikipiki kandi bageze mu ngo zabo amahoro kugeza twitse umwami wacu amina. Wimpuhwe. Ese Nzovu ariko twatapinga kugira ngo rezo zitaza kutumanura. Tutapinge kabisa. Dusengeye neza. Umunyeshuri wawe mbona bita aracyarabaho. Mbona bita asigaba he? Mbona bitaba Ikarama na Rubeje. Ntago tukimubona. Aracecetse yarashatse muri iyi minsi. Umva mbabwire muceceke mwumve. Ako Nzovu nawe ntugakunde iyo nzoga ngo yongera amazi. Yongera amazi. Arayakeneye. Nko umuntu uje kuvuga ibintu nk'ibyo kweri. Amazi ngewe ndi umugore. Oya ntacyo. Comment nta kintu bitwaye na kimwe. Oya ntuzasome comment ngo ujye kurakara kuko ugiye kurakara nawe ntawe waba utandukaniye na Jackie. Irakoze. Umuntu twiyakoze nyoje amafaranga 10. 10. Ibaze. Nani umugisha. Mukase 20. Ubwo se. Amafaranga ibihumbi 10 cyangwa igiceri cy'icumi? Amafaranga 10. Igiceri cy'icumi. Ntago ari sawa reka tumunenge rwose. Umunenge. Oya bimuboroka ariko tumunenge. Yohereje icini wa Mukataveni. Mukataveni. Ngo niyo yari afite mu babarire. Ariko nta kibazo aho kwimana imwongerere bitewe n'ibyo yohereje. Ahubwo nabandi bagende nibashaka bagende bashyiraho n'igiceri cy'icumi nani kijana bashyire hari benshi. Reka mbabwire bahungu banje. Ako kantu. Aroma esenke. Diane. Aho ni sawa. Dukomeze biragenda bigwira. Yani mani kongera dukomeze biragwira. Nuwohereje igiceri. Oya reka mbabwire wohereje amafaranga 10 Imana nawe aha kwimana isubizeho. Yego nibyo kabisa. Amena. 10 bitewe n'ayafite. Imana mwongereye imigisha. Akumva n'imfura wa Nzovu. Hari umuntu uvuze ngo musomere namba yawe yimubwire. 0 7 8 3 5 8 4 4 4 3. Zani mugomba kwifata mu mutwe. Ari imenyine. Ako Nzovu.
ariko Eric we mana ko yanjye ndeba Niko yatanga. twabonye abasitari bose mwahoze mukinana Kiramani yarabashingiye filime mukina ko ntabwo twigeze tukubona. dore nimero ya Nzovu ngiyo nayanditse munsi niba oya ahubwo uhita uyisiba Dore ngiriya hejuru ahubwo. Kiramani byagenze bite? Abo mwakinanaga bose Kiramani yabahaye content bakora. We kubiye tutakubonamo. Reka njye mbabwize ukuri. Kiramani ni ijambo yavuze ngo ryo gufasha abantu bakekera ngo agiye kubafasha. Njye ntabwo nigeze mfashwa na kimwe metero Nzovu nkora ibiganiro. Kiramani niyo mpamvu zira filime ze ntazigaragayemo. Naramukatiye. Yafashe Nyirankende afata Nyinambo. Hari undi muntu umaye 300. aho ni sawa amafaranga aragenda aba make ari arimo karindwi araza arimo araza bakomeze kabisa kabisa uko hagenda haza n'abandi bagende bakagukandira Yesa njye ndi imbabazi. Abo azabafashe ba Nyirankende, ba Nyinambogo, ba Nyirakanyana, ba Nyagahene njye nta harya uwo bita Nyirankende yakinaga ibiki harya Nyirankende simwibuka Nyirankende ende mbabare nyine abwira abantu bo hanze kugira ngo bamuremere. None rata umusitari mwiza n'umenya agaciro ke Agaciro kiwe. none se Nzovu Yahehe twebwe dukorana inama yatuwe ko azaduhemba uko dukiyumba 15 ngo ariko bizatezwe muzamugaruka ukoze gushaka gushira uhembwe nka 30 aduha kondisiyo ngo muza gukoresha ikiganiro ngo azaza abanza amamagare ngo bamutegeke ukuntu uzaba wambaye n'ibiki ibyo ni manager wanjye se yarabagoye ako Nyagahene ahembwa ku kwezi. aracyari Ariyo yasubiye yariyo. ntabwo ndiyo none yiba nde Nyagahene se urabeshya Nyagahene yakwirwa n'indangamirwa katajya oya umva ibyo tubive mu ndemere noneho bose ntabwo irakwira hari uwa 300 none se amafaranga 10 wa 500 w'umukobwa nese Nzovu Genze n'ingwanyaje igiceri cy'icumi. ariko cana ziragurishije Gusubiza ryawe nomaye 10 ndabasubiza mwese musangana. none se Nzovu Nabasubiza Nzovu ngo none nkwaje 10 ryawe bahita bankata 20. Ubwo nawe ndimo mwebwe mukomeze muteze imbere ya MTN tu Sije koteje waguze ziri. Ejo ntabwo ndino ngira ariko umuhungu wacu ngo afite igitaramo ku wa kangahe Safi Madiba bana Safi Madiba ndamukunda ndanamwemera. nyuma y'umupira wa Rayon Sport na APR Safi Madiba nawe afite concert hariya muri Silver Park Sonatube ku cyumweru
Sonatube hariya muri iriya nzu muri iriya nzu ya Silverback. Nibaje indabo ndimo kumushimira Muri Green Lounge. Noneho nkibaza ese buriya azaha stage nizo kabosi. izo ndabo no kutweza kongera imigisha inde Safi Madiba turamwishimiye umuhungu wacu kabisa. Ngiye ndi umufana wa Safi Madiba. nanjye naramukundaga kabisa. abaga akora Sonatube hehe haraka hehe zamuka Vestina tukuzamure reba ahantu Sonatube kabura ahantu hari ingagi nini cyane. Madiba ntazakora igitaramo ubwo nyuma bwabo cyumweru Nyuma y'amayoya ku itariki 7. ubwo tuzatuwe kuri matare Nyuma ya match ikipe izatsinda no kuvuga ngo tugomba guhita tujya kwifatanya na Safi Madiba. Safi Madiba ni wacu ari mu rungano rwacu. Ari mu rungano rwawe Nzovu gatubeshye. Amafaranga ako mu gitwa ko nyumbi cyangwa n'inzobero yakwiriye Dutapinge screen dutapinge. Yaratuwe wa Murundi ari muri Australia. Oya nayimuhaye namuremeye nazimuhaye. Oya namuremeye katonyete yari yasinze ntago yararimo amubeshya. Nzovu suhurizo umuntu muri kumwe yambeshyaga. Uwo muntu uri inyuma Musana TV natuvugishe nawe kabisa. Mugera suza abantu biwabo di. Salama bro. Yewe nare cyane kingarama shama kuze ko wazingarama amonye madamu. Onye mama Emma. Namekire. Ukomere muko. Ari wapfuye. Avuga Nzovu arakomeye sinanzi ko yarageze aya masaha. Mumubwira ajye kuryama ndabona ibitotsi byamwishe. Nzovu ujya ku ruhande ubanza usome kuri Kamowet ubundi ugaruke. Safi Madiba ngenda muruta mu myaka n'umwe ariko mvanyemo imyaka nari ibijumba byinshi burara na 60 imyaka wagwingiyemo n'avoka abo mu majyepfo twaryaga avoka n'ibijumba cyane n'imyumbati. Nzovu uvuka mu majyepfo hagana hehe? Vuka i Nyanza mu Rukari ku Rwesero.
urwese. cyangwa mukaguri. Mm. Igitwe ku buhanga ca mu ngendo mbi hano hajyaga haca Arahazi. y'amamodokari igitwe ku buhanga hara nigeze kwikorera inkangara n'igisabo inkangara insumba mu nkomero urabona mu nkomero icyo gihe nabaga ahantu bita ikiruri ngeni zikaganza habaga kwa masenyi niga ikaganza ikiganda twambukaga ririya shyamba twahita hari uruzi bitaga ahantu batekeraga kanyanga barwita ngo wita wikubita mu nkomero uwo mugezi wa wita base Nzovu suhuza abantu bo mu majyepfo iwanyu. abarezi mu bya Kabagari ndabafuje cyane Imana ibarinde kandi ndimo kwifuza Noheli nziza. Nzovu Nyamagana urahazi? Eh, Icyuzi cy'inyamagana. Karame. Vestina, ndagushimiye wampaye Karame. indabo. Ndagushimiye wampaye indabo. Merci. Kandi ururabo ni ikintu cyiza cyane Marie Claire nawe umpaye 500. Marie Claire mureke tumushimire cyane. Murimo kuma amafaranga ya miti ubwo telefone ndabahamagara mu kanya. Barimo kukugurira paka. Ni umusirimu ndamwemeye kabisa. Umusirimu 500, 10, 60. Ayo ni amafaranga ya miti ariko nabwo murakoze ngiye kuvuga wa mukonyi Cyeka nziza yifata. Tubonereho akanya ko gusuhuza abantu mu majyepfo. Oui. Nzovu. Karame. Nzovu. Karame. Yakwitabye Vestine. Karame. Samya kuri ako kantu. Samya kuri ako kantu. Kari hehe simanga 10 makumyabiri akantu. Oya. Abantu badukurikiranye bari mu majyepfo nibatwandikire muri comment batubwire aho bagiye baherereye. Aho mu majyepfo ndabakunda cyane, nkunda ikipe ya Rayon, aho mu majyepfo ndabakunda, nkunda amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, iburengerazuba uzihe? Umugabane Burayi ndavuga KFC, Australia. Uwo muntu uri mu Ruhango turamusuhuje. Mu Ruhango kwa Byamabaro kera. Mu Ruhango reka tubasuhuze. Ese mu Ruhango hotel umucira cyabaho? Mu Ruhango. Abantu bari mu Ruhango batubwire niba iyo hoteli kibaho. Umucira ajya kirashaje. Uwo muntu uri Ngarama nawe turamusuhuje cyane. Nabi Muhanga. Muhanga namwe murakomeye. Nagiye gusura ko hotel rwa Ngarama kwa Kanga. Nyaruguru niba ari Nyamata. Nyabamata mbari he? Nyabimata ni hehe? Wowe dako. Nyaruguru. Nindo mu rubuze ngo ari Ngarama mwana. Ambarebere. Imbari Manex. Ntabwo muzi. Uwo muntu uherereye mu Nyabikenke mumeze mute? Nyabikenke troye. Ku Ntenyo. Niwo mvuka mwana. Oyo. Reka Ngarama mwana ni burasirazuba. Ngarama ni burasirazuba. Ngarama mu burasirazuba. Nyabimata impande ya Nyungwe mumeze mute?
hari inkambi ya Nyabiheke. imwe y'abarundi. We Jackson, nimba ushaka kuzamuka kuri Nora ivugurira Nzovu Primus nimero ngaho irimo aho ngaho ubundi akuzamura uze muyage. Hano hari Grace, hari Dako, hari Forever na Vestina watanze indabo. Dore Vestina aracyaguha indabo umushimira. Shazime urakoze Shaveti ntizo ndabona ukuri kw'Imana. Umva yagupropose kazi. Ariko Vestina Vesti uriba Urasegara urafushe. Oya sha abungubu nge niyakiye rwose. Ako ndi umugore mukuru ntaribe. Garasi Abandi bari kohereza nawe wayohereje. abantu bari ku Kamonyi turashaka mutwandikira, abantu bari mu majyepfo ku Mikora Kamonyi, nabyakiye. mu mago Garasi nazababara. abantu bari ku Kamonyi ni mutwandikire mutubwire. Urabizi Kamonyi nani mumeze wabikora. mute? Oui. Gisakura ni hehe se? Igisakura hari uruganda rw'icyayi. Igisakura wowe za Kibuye na za Nkombo. Ni Cyangugu. Ushaka kumuzamura. Nyamasheke. Nyamasheke. Kamonyi Kinyambi mumeze mute? Kamonyi muri Kinyambi. Akugurira icupa ubundi umuzamura. Muzamure wowe ubishaka. Akugurira icupa. Primus iri he? Karame. Uwo muntu uherereye ku Gisozi kuri cafe mumeze mute ku Gisozi? Rayon Sports ni ikipe ifite abahanzi bo muri sinema, ya kipe tuzayivunyemo. Nzovu zamura fisi yaje. Nyamunini Yego. reka tujye kumuzamura fisi, reka tumuzamure. Mukanya yaravuye kuri Nuza akunda ibiryo gute yagiye kurya. ntari umugaruye n'uwacu. Uwo muntu uri Kirehe. Grace. We Grace. Karame. Irakoze muri Kirehe mumeze mute? Akavura karagwa muri Kirehe. Fisi aka request tukuzamure. Bakimaze kurya kwanya. Niba